bintu bishobora gutuma kwangisha nyine umukinnyi ukamwangisha basketball agasigara yikina kubera ko ari akazi ko Sedari twigeze kumubura almost nk'imyaka 2 wigeze umubona kuri match nimwe yaje kureba basket Sedari yanga basket wavuga ko yanga wayanga ukagaruka ikaze kuri Bolazon Tayisire bimeze bite nsaba ni sawa kuri iminsi ko wabuze bro ntabwo nabuze nagwiga amafaranga yanze kubwira nka Kenisor ni ntagwira azagwira ariko tunikizere icyo cyonyine gisabwa bimeze bite ni fresh kabisa ahandi bimeze bite basket urabona ubuzima bwa basket tumeze neza RSS biri kundukorera muri rusange bimeze neza ntabwo dukorera utuntu tuzima kabisa shabe simbizi ibyo byose hari iyo wakoranye hari podcast hari party wakoranye na nuza nyine yo kuyivugaho na Moses ni sawa ariko nyine ntabwo umuntu yabura ikintu ayivugaho kabisa so far so good kabisa wese wabona bimeze twagaya biki urabona bimeze gute Tigers ni nziza nubwo nyine bimeze nko kugutiza umwenda man harya ngo umugisha wamugira gute wabisubiramo umugisha wari ugasubira no gutondagira ugasobanura iyo context uzanya ntabari ariko abajene bari gukora mani nukuri ni byiza kabisa ni byiza biratanga icyizere ari umuntu wanditse kuri X kuri Twitter aravuga ngo RSSB ngo don't give me a fake hope kuri match ya mbere ariko uziko ikipe yatwara n'igikombe yanagitwara like why not nyine ahubwo hari ikintu bakoze impinduka nziza muri finale niba ari ikintu dufite nk'abanyafrika ari ikintu dufite nk'abanyarwanda hari ukuntu tutizera ibintu byacu ko biri seriye nyine biri for uravuga uti ibintu biraramba none nta ribi rimwe birashoboka kabiri birashoboka kuko ikibazo tugera kuri gatatu tutavuga uti wow kanika itiza none ujye muzi kurusha kuvuga utante bya bindi twarasuragorenze bihagije cyane niyo mpamvu tuba tutizeye so bakunzi ba Bolazon twe tugarutse akabare kaba kanyuze ko ni life ya basket muri rusange umuntu abavuga kandi umuntu avuga impande zose gusa uyu munsi bwo noneho umwihariko w'ikiganiro twabivuganye na Rutayise tubimaze igihe tubipanga tubitekerezaho ni muri aspects zitandukanye ariko twe kuko turi muri basket by'umwihariko niyo tugomba kwibandaho ikintu cya mbere ikibazo gikomeye sina ngombwa kuvuga ngo ntuza ngo titre y'ikiganiro yitwa gutya cyangwa topic deja uvuze uti umukinnyi afatwa ate hakubiyemo ibibazo byinshi cyane byinshi birebana n'umukinnyi umukinnyi abaho ate umukinnyi mbese umukinnyi muri kariyeri cyangwa muri nuza arimo abayeho ate mu buzima bwa ekipe mu buzima bwo hanze afatwa ate umukinnyi nyine ameze ate muri shampiyona muri rusange rero akaba ari byo twaganiriyeho na Rutayisire nyuma mbere yuko nyine tuza hano muri studio tubifataho akantu tugana n'abantu bagiye batandukanye benshi buri muntu wese afite avi itandukanye niya mugenzi we yo kuri icyo kintu ariko tuvuze reka tugire bimwe dushyira nk'umucyo tuvugeho tunatekereze hakorwa iki kuko hari nabo bireba bimwe ibyo byose tubivuga tuvuga ibyiza ariko hashobora no kuzamo ibintu bitagenda neza ibyo bitagenda neza tukamenya ngo byakosorwa bite kuko muri make hano muri kano kanya tugiye kuba ijwi ry'umukinnyi mba ariko mbyita ntabwo abakinnyi bose baza ahangaha cyangwa wagira hano hari ikintu bita ntiteranye mu buzima abadashaka kuvuga cyangwa wenda some contracts zaba yumva zigiye ikindi niyo umuntu atavuga icyo kintu nawe hari igihe ukibona hari igihe ikintu kitagenda neza urakibona ntabwo wabona ko espoir ubushize twabivuzeho mbere yuko imanuka ntabwo byabuza ko twabonaga ko bitameze neza biri kuzamba pe hamwe umuntu atananirwaga no kuvuga ngo ishobora kumanuka ariko tukaba twabivuga ariko ubuyobozi wenda bukaba nta kintu ushobora gushyiraho umucyo ngo bavuge ngo impamvu bimeze gutya na gutya so twe rero nyine nk'abantu bareba ibintu urabibona uwo mukinnyi yabikubwira atabikubwira still n'ubundi ubibona ko hari ikintu kitagenda neza rero Rutayisire dutangira by'umwihariko muri basket yacu yo mu Rwanda umukinnyi ubona ahabwa agaciro nk'umuntu w'umukinnyi ukina basket ibyishimo muri mwe ubwo ni urugero muri kamere ukina basket iyo umuntu avuze gukina umuntu agira ngo ni ugukina nk'uko abandi bakina no umuntu ukora kuko ni akazi ni umurimo umutunga afite umukoresha umusaba umusaruro afite kontra yego urumva rero umukinnyi afatwa ate muri izo nzira zose mu kazi ke afatwa ate
wowe uko ubibona mu ndorerwamo yawe twese tugenda twungikanya kuko hari ibyo uzi hari ibyo nzi tubanze duhere kuri icyo kintu umukinnyi abo umunyarwanda abo umunyamahanga kuko bose turabafite yego bose turabafite afatwa ate mu kazi ke ka buri munsi mu mukino wa basket by'umwihariko Iwana iyi ni topic ikaze arasukamo amazi agenda afungura ikibazo gikomeye. Okay, niyo mpamvu twatekereje ko twagenda tugikora mu byiciro bigiye bitandukanye ndetse tuganira n'abantu bagiye batandukanye. Exactly. Ariko natwe dushobora kugarukamo kenshi kuko uyu munsi dushobora kuvuga kuri icyo cyonyine wakivugaho gutyo hanyuma naho tukajya tugira nk'ama subtopic avuga ati noneho amakontra yabo ababona date ese iyo habaye ikibazo gikemuka gite tukiyambaza n'amategeko n'amategeko agenga ama equipe nyine tukagenda tujya in details kugira ngo buri muntu wese agende yumva. Ariko kuri uyu munsi umukinnyi afatwa atabayeho hate mu mukino wa basket mu kazi ke ka buri munsi cyane cyane. Okay, ngereka nkubwire wenda maybe iyi ngiyi ni opening episode niko nabivuga y'iyi topic ariko ni topic tugomba gukora uko dushobojwe kuko izajya ihora igaruka byanze bikunze ko kese y'ejo siyo y'uyu munsi ni ejo. Ariko ngiye mu mboni zanjye twarebye basket kera ngiye nawe ndi kuvuga ngiye nawe kubera ko twaragerekeje igihe twaragerekeje ndumva twarahere kera Petit Stade habaho arya ngo bayitaga Friday night icyagiye nibwo yayitangiye none kuba ubona ko basket abantu bose ariyo plot ya Vandredi ishyushye ubyumva abantu bareba ka basket bagahita bajya mu mbere yari nziza abantu ariko yari nziza kuri abantu uyikurikira uyifitemo muri uyikurikirana ariko kiragiye wajyanaga umuntu akavuga ati wow ni gutya tujye muri kandi ni kera ni 2014 2015 ngira ngo shangiye mu estimating igihe biragorana ariko ibyo byose ni kera kuba ari kera urumva rero uko biri kose twarebye basket kabisa twarebye basket streetball zibera muri kaburimbo hari icyo umuntu yayivugaho hari icyo umuntu rwose yayivugaho so ubu ngubu ngiye ukuntu mbibona ngiye mbona noneho nibyo tunaganira n'abakinnyi day by day noneho ugashiraho na environment se n'iterambere ry'ukuntu ibintu babigeze hari ibintu ntabwo umukino ushobora gutera imbere aba urimo badatera imbere ntabwo byashoboka nta nubwo twatera imbere imyumvire idahinduka ntabwo twaguma mu bintu nko muri bya 2000 combien muri 2010 turi muri 2025 ari uba ugomba kwerevetinga kuri aspect zose ariko ngiye mu mboni zanjye ntabwo umukinnyi abona agaciro nk'ako yagakwiye kuba afite to be honest. Ejo bundi turi kuganira na Kaje nigeze namubajije ikibazo kuko ngiye game nyinshi nkunda kuzireba n'abantu kenshi baza kureba ama game ubu babona sinigeze mbona Kaje kuri game nimwe kuva nabaho ngiye kuva nabaho game atakinnye sindayimubonaho bintera amatsiko ndabimubaza. Okay, ushobora kumubona nka kwa kundi baba bakinnye match ya mbere bakabakira round wenda ariko sindishobora ko namubonye nanjye ariko kuva mu rugo avuga ngo agiye kureba tuvuge derby agiye kureba Patriote na APR ni urugero bikubiye gake sinigeze mubona ngewe kandi ndi mu bantu nzi ko barebye game nyinshi kandi umuntu abayobservinga bareba muri angle zose bintera amatsiko mbubaza icyo kibazo. Hari we twigeze kubiganiraho mbere yarambwiye ngo ngiye nigeze kujya kuri arena uba nyine one of those guys baba bari kwinjiza abantu n'ibiki protocol amusubiza inyuma ngajye gutonda umurongo iyo ngiye inyuma ahubwo ati ngiye ni ligue nkinamo ni gute unsuzugura muri ligue nkinamo ahita deciding akatazagaruka kuri game. Rero abantu bibaho ni benshi ugeze no ku rugero rw'ukuntu Hervé yageze kuza aje no gukina ari game day ko yaje ibona haburi igihe gito ndagize impamvu ya mbere ya movement mu muhanda uko imeze umbuteyaje niki ariko no wanagera no hamwe haza umuntu uturutse kuri Petit Stade yiruka akavuga atoke uyu nagende ngiye munsigarane kugira ngo tuziye iyo bigezeho ngoro ku buryo n'umukinnyi ufite game nawe bamubanira kwinjira kandi nyine umukinnyi ni muri mu kazi cyangwa n'ikindi gihe urumva kiba ari ikibazo so uburyo byonyine no kureba game wa mugani muri champion ukina ugasanga urimo urabyigana cyangwa uri kuzamuka iyo ngiyo ahantu hegereye plafond muri arena cyangwa muri Petit Stade hakuze kuvuza ibyo bintu nkibuka ko hari ahantu ndi mu bantu iyo bagiye muri arena ngo naba batari match nyinshi jya kwicara nyine muri ya nuza yacu yaranje yacu hari ahantu rero kuko yegereye vestiaire haba hari utuntu tuba tugenda hasi twinshi uzundi buntu byabaye ejo bundi man haba n'akantu ko kudiskita umwanya munini umuntu yitwa nuza sibaze ko izina rise rigenda wo muri APR uyu nguyu nawe umazemo igihe w'umunyamerika w'umunyarwanda kazi ngufu ari former captain bashaka
mumushakira umwanya kwicara courtside biragorana ku buryo abantu bashinzwe protocole bashobora uwo batamagaye n'utari uhari nyine uko bagenda bari bakurikirana munsi sindabamenya neza ariko isura ureba buri munsi ukabona habaye akantu umuntu begera bibona baradiringa sinzi n'umuntu ushobora kuba aravuze ati njye none mumuhe place yanjye aba ariho yicara njye niyaranje mu gihe dushaka bo baramubwira ngo arajya kuzamuka ajye kwicara hejuru mu ntebe handi hirya none mukubita urumva bo bari bicaye hano hino bamukubita niba ari kuri paniye hirya mva muri ibyo bintu biri disorganize avuga ese umuntu yego nyine ntago wavuga uti untunzi se icyo ntikirya ariko no kuba umuzi ni kimwe ibyo byose twabivuzeho twabiganiriye ukuntu umwanya munini ahantu hambere bipfira uwo muntu kugira ngo afatwe gutyo ni hehe ni muri federasiyo exactement kuko nipanga protocole kuko inzu ntago okay inzu ishobora kuvuga ati dufite abakozi ariko nibo baha briefing sibyo nyine ako kantu gakojeje numva ndakibuse naratubonye mbona man urabona ukabona ko binajagare ku buryo bifata attention y'undi muntu wese akavuga ati se hari ahantu habaye icyo uramuti ni nuza man kuki se batamubwira ngo yicare kuki batagira kasabwe erega kizi uziko ari abantu bari respected muri basket kurusha umukinnyi n'umutoza wowe ari wowe uzabikore nka ese nawe winjire bakwambitse yanuza ugerageze ushake nko kwicara mu nuza abana umushaka gufata nk'ifoto hari ahantu ushobora kuvuga utano ni muri angle nziza ukijyana protocole zakubwira ngo twabonye ngo uri muri z'abanyamakuru ngo ni harahirye kandi ariko ndi mu kazi so yego akazi icyo utakora no kujya kubangama ahantu ariko ngo uti ni ifoto ngiye gufata agacakanya ibyo by'umwana federasiyo bifite ibibazo byinshi ni byinshi none uwo mukinnyi niba twebwe ushobora kuvuga uti iyi ni y'umunyamakuru ni ya VIP kuki watabakorera izabo uvuga uti aba ni abakinnyi icya mbere afite ariya laboro bayita gute iriya karita nuza lisansi afite lisansi arakina muri diviziyo ya mbere hari kuba game za diviziyo ya mbere ikintu cyoroshye ufata imyanya 50 uyirizavinga uvuga ati umukinnyi rero uzajya uza kureba game itari yo yakinnye atari kipe yakinnye ahangaha niho kuko rigaba ari abantu n'abastari ubashyize hamwe hagati yabo biroroha ku interactinga kuko ni ibintu bihari biranamworohera ashobora kumvugisha nk'umunyamakuru akavuga ati aba tipe ntabwo ajya mbizera ashobora kumubwira ibintu kugira ngo yireko nyine aganira avuga ati ariko reba nkari abati ibintu ashobora kuzabikoresha cyangwa ariko n'umwicaza n'umufana ifite amatsiko y'umukiri aramubaza ati bimeze bite ubumva umeze ute akazi nyine ukabona ameze nk'ushaka kugaranja yanabangamirwa cyangwa kumva nagashaka kuyicara sibyo amafoto size ariko bashyize hamwe bari hamwe nko kuvuga uti nkuko niba batuvuze ati ira section y'abanyamakuru uyo muri abanyamakuru mwese uvuga uti okay uyu ni mugenzi wanjye icyo mvuga ururimi bivuzemo araza kubyumva byoroshye ahubwo se ikintu nibaza uziko tuvuge erega biriya bintu biranaseringa biseringa game none se kubera iki biseringa umukino iyo foto nunabashaka urabona kureba ukuntu abantu batangana respect ngira ngo zihabwa ziba zitangana ushobora guslidinga mu mafoto nka federasiyo barapostinze ugaslidinga ugasanga harimo nk'abakinnyi ejo bundi nigeze kumubona ku ma slides ya ntuza abandi bakinnyi benshi ariko ntago tuvuge nk'urugero rwandera nk'umukinnyi zangero za nk'umukinnyi meza ntuvuge izina ariko mushushanya umukinnyi X wenda utaragira izina rikomeye ntago ashobora kuza kureba game ngo akure attention y'umuntu kuko n'umukameramani ntago ari gukura attention yiwe ntago ari birumvikana profile nizingana ariko si wowe uri gukora iki kugira ngo unazamure profile y'umukinnyi niyo product ufite ngiye ngo ndakubwira abantu ko federation product iseringa n'iki si game si seringa game none se game nimba ari useringa abantu nyine uri gutreating iyo product yawe uri kuyitreatinga gute uri kubyumva ntago uri bufate gasto ngo umujyane kumwicaza muri ziriya plafo zo hejuru well afite ubushobozi nibyo arishyurira amafaranga ariko ntago akombye kwishyura amafaranga outside securing a section y'abakinnyi bari bwicarimo uvuge ngo unabiseringa ibyo bintu biseringa game upostinge kanaka abantu bapostinga ibinyamakuru bibona n'amafoto kuri MC Brian arabikora iyo haje nk'umuntu ndavuga n'urugero nk'ukuntu abigenza iyo avuze ati haje umuhanzi runaka someone is in a building arabivuga
bivuga ngo icyo kintu abivuga kuko yamubonye haje n'abandi basitari bacu muri basket yabivuga nawe nibyo ndi kuvuga nyine uko uwo muntu we kugira ngo byumvikane n'ako gaciro none abivuga okay wenda ntituragira ubwo bushobozi bwo kuba ako bibaho hari igihe kamera ishobora kujyaho ukamubona ari hejuru ku gitablo wala kuvuga utumukire mu gihe uvuze izina ku muntu waje kureba match Osien ni kugira game mushireho ufata kamera umushireho umutunge n'abanyamakuru babone n'inkuru bandike basket boosting mu bitangazamakuru hakura ufata umuntu ni umusitari ikindi cya kabiri niyo product yawe ugomba kumubungabunga ugomba kujya kumuhisha ukajya kumuhisha iyo hejuru come on biragora itwo tuntu turaba hariya buri gihe ukabona wenda bavuye nko mu kibuga yagaruka kureba match buri gihe bicaza hara hafi iruhande rwa nuza rwa bench buri gihe hariya ntukibaza cameraman waraza gufata iyo view ate simbizi nyine okay wari ukiri kuvuga kuri ukuntu baba treated n'uburyo bafatwa uburyo izo ingredients okay wavuze ngo bacuruza game bivuga ngo game hari ibigize nibyo mfashe urugero mbyita ingredients izo ingredients arizo zitwa abakinnyi kuko iyo uzihuje y'ikipe ikinnye n'indi havamo basket uwo mukino ukajya ku isoko wenda bashobora kuba badakuramo n'ibyo bakwiye gukuramo cyangwa ibyo batekereza gukuramo ariko ni step by step bigenda bikura hanyuma ariko abo bantu twe ubwacu ku mukino bafatwa bate abaje wenda muri bus sava barabatambutsa hari ushobora kuza akaba yagize nk'impamvu ituma akerwa nezana n'abandi yagiye kunyura kuri ku muryango babafata bate n'abantu babamenye nyine bakavuga ati uyu muntu ni umukinnyi lisansi bigaragara ariko n'abantu uzana abo muri deuxième division bajya muri lisansi hari akantu waruvuze ngo kuri coach ntiyakwishyura amafaranga ariko ni nk'urugero nko muri match za bar kuko deuxième division byo ntago nemaze n'igihe ariko nayigiyemo iyo match zigiye kuba bavanga abantu bafite lisansi za deuxième division itike yari 5000 ni 3000 kuko bavuga ati iyi match biri beyond ubushobozi bwacu kuba twavuga ngo binjire ubuntu kuko bafite amalisansi ariko niba bakuye ayo ngayo kuko ari abakinnyi bagize icyo gikorwa kiri buze kuba ari abagenerwa bikorwa ari nabo nyine bakibamo hakabaho icyo kintu niba nk'iyo courtside ari 45 vuga uti 20-25 mwatsi hanyuma n'uwo mukinnyi nawe umwe wenda vuga ati ushobora kujya courtside mushobora kubahitiramo ahantu mu bicaza wenda nabo ntibahakunde si buri wese abashifite ahantu yumva angatiriste hanyuma n'abakeneye yiyongerereho cyangwa nubisha kuko turabazi bamwe baba bicaye hariya pe mukama baraho aba Faila Adonisi nyine bari bagiye batandukanye ari courtside urababona ugira ute ariko hakaba n'abandi bazi wenda bashobora kuba bishyuye nako byanze bikunze babishyuye kuko ntago nikeza ko bapfa kubemera gutyo ikindi cyangwa wenda bakaba batanishyuye hakabaho bargaining ukavuga ati uyu muntu ariko reka yicare hariya ari kumwe n'abantu hari ibyo binyavuze ngo biza muri aspect nyinshi hari sinzi ukuntu sindagura nuza tike ya courtside ariko sinzi niyo baziguze uko manimera kuri cyane ukabona abantu muje muri nka batatu umwaka atambwira ngo ricara hariya abandi babiri bakabicanga kandi mumva muje muri kimwe ni kuri kakana kubwaga ni niba abantu ari abakinnyi n'abantu ba muri ligue bazi ibyayo byose bayibamo buri munsi niba mubageneye nka plus nyine iyo plus bayiriho byaba byiza kurusha ko nibajyamo barisa umuntu abwira n'undi ati man duhuriye kuri matches bakahura nabo na esprit na hagati yabo kuko iyi muri match zigira fair play cyane mu mikino zigira fair play kuko umuntu murahura rimwe kabiri gatatu n'andi nta kintu ushobora kubika mu mwanya munini it's just a game none yo mu yangano no mu esprit mukaba mwanareba what's going on akaba none banaganira n'utwo tuntu twabo twudushida twuduki nyine ubuzima bwabo bwa buri munsi abakoboka kenshi none amuteze n'abafana regamani ni ibyo bintu biganira n'abafana ariko sinzi ntaho wajya kwicara atari abafana ariko none man ibaze kubona ariko ibaze imagine nkawe wishyuye itike ya 3000 noneho ufate umukinnyi w'umustar ahita aza kwicara iruhande ariko ibyo bintu tuvuga ibintu dusubije ibindi ibyo bintu menye by'abantu benshi ako kantu kuki sorry gutandukira match twayirebye yarayibaye ya football congratulations actually ku Mavubi yacu n'Amavubi yabaye Amavubi ni ukuri pe ariko habazemo complaints bati kuki umuntu yaguze itiki none yananiwe kwinjira kuko binjirije ubuntu none umuntu abantu nabibonye kuri akinkoresha X most of the time abantu benshi babicomplaining bavuga ati gute nabanishyuye iyo tike
ngiye simbona umwanya uwo mwanya uba wagiyemo nde gute se neza byagenze gute binjije ku makuru mfite wumva bakoze ni ikipe y'igihugu bakoze sensibilisation bazana abafana ahantu hagiye hatandukanye ariko ntihabaho nka priority ivuga iti umuntu ufite itiki wese arinjira noneho binjiza abantu stade iruzura abaguze amatike kuko urumva nibaguze itike bumva uwo mwanya ntaho uri bujye baje okay sinavuze ni sorry gutandukira kujya kuri iyo ntuza ariko naho niba nk'uko wari ubivuze hose ni akantu kazamo kandi kakabangamira icyo gicuruzwa bwacyo cyangwa turi kuvuga ibyo bintu ubundi ni ngombwa ubundi ni ngombwa guha agaciro umukinnyi kuri urwo rwego like why not none se ntujya ubona ko match NBA urazireba umukinnyi utakina ntaba ari kuri bench umukinnyi uri muri ekipe itakina uri muri ekipe itakina ariko atari kuri mu bari buze gukina so afite imvune cyangwa afite impamvu runaka akenshi bari kumwe na ekipe kuko ni abantu bamwe ni esprit ariko hariya ntabwo babyemera muri ya angre nakubwemba nicaye bana umuntu aricara uba ureba match ariko akantu kakugize mu maso urakareba ntabwo uzambwire niba ari igigize ubona kuri nuza kuri bench umukinnyi urugero rworoshye utambaye jezi sibyo ariko w'ikipe twagenda urebe LeBron James bantuza Anthony Davis wabizi niba akunda kugira imvune yabaga ari around aho ngabo yici kumwe nabo baje bakora nuza nka time out akaza nk'abakinnyi nyine n'abakinnyi rega nakazi regardless yuko uwo munsi utabonetse ariko uri mu kazi niba udafite impamvu wenda yo kuba utaraho ntubazi ariko niba uhari bivanga n'undi waje gushyigikira ikipe ariko apana nk'umufana part of the team hari ikintu bavugira aho ngaho kabisa nawe kandi kikaba cyakugira umubonere ukaba wagikoresha sinzi rero umukinnyi birakwiye ko agomba gufatwa gutyo ubyo uri kwibaza ngo ubundi birakwiye kuko nawe bimwongerera bimugaragariza ko ikintu akora niba kaje batubwiye ko hari igihe yakinnye bakinira ubuntu ugasanga uko yafatwa agakinira ubuntu ni nako n'ubwo afatwa ahembwa noneho ikindi ubuzima twese ko bivuze burevuriwe basket irevuriwe umuntu hari stage runaka yavuye kuba umukinnyi afite urugo afite ibyo bintu byose ni umuntu mukuru hari n'uburyo agomba gufatwa nk'uko umuntu mukuru none akavuga we namwumva pe kuko ubwira ngo ntabwo nzagaruka hari vuga ati ariko tekereza mvuye mu rugo abo mu rugo babwiye ko ngiye kureba match ngarukiye mu nzira ngarukiye mu nzira baransuzugura ngiye kuri iki giti cyanjye nk'uko wari ubivuze birakwiye kandi birakwiye cyane kubahwa nk'uko muri ofisi muri institution runaka buri muntu agira ofisi ye buri muntu afite ofisi ye azi umwanya abarizwamo azi aho abarizwa mu gihe bavuze ati abakozi bakora muri rusange bafite aholi yabo bakoreramo harimo amadeski yabo sawa ntawe uzaswata ngo ajye kwicara muri ofisi y'undi muntu mu gihe wamuhaye ahantu ajya rero mu gihe aje ukamubwira uti utegereje tubanze dushaka place yawe tubanze tugire duteste havuga ati ese aba bantu bazi ko nkora aha kizi none reka nkubaze ikindi kibazo tureke kuvuga kuri ibyo bintu ubwo like nyine tuzajya tuganira n'abandi baduha igitekerezo cyane cyane kuri game n'ibiki byose ku bakinnyi batakinnye game ariko urumva n'abantu basanzwe barebera basket ku munsi hafi ikindi kintu nibaza ku mukinnyi impamvu atagira agaciro cyangwa agire uburenganzira ku murimo yakoze uri kubyumva ubundi ni gute umuntu akorera ubuntu ni gute ukora ubuntu ni gute ukora nyine ntubone inyungu y'ibyo wakoze ibyo bintu swat biba biri kuko nk'ibyo kintu twavuze icya mbere biba biri kukwangisha game uri kubikora kubera ari akazi ntabwo uri kubikora kubera ko ubikunze kandi muri bino bintu bya siporo you have to love the game first of all ubundi bwa kabiri ukabona muri make ugomba gukunda akazi ugomba gukunda nyine passion tout simplement passion ibi bintu passion ubikora ubikunze ariko noneho bikagira ibi bintu bishobora gutuma kwangisha nyine umukinnyi ukamwangisha basketball agasigara yikina kubera ko ari akazi nta kandi nabwo David ugasanga nabwo abivuyemo ko Sedar twigeze kumubura almost nk'imyaka 2 wigeze umubona kuri match nimwe yaje kureba basket no kubera afite irundi ruhande ruvuga ati aho kugira ngo njye gutuma reka nubuke ejo nzaje mu kazi kubera icyo utabyibaza iyo mpamvu kuko icyo utakibaza iyo mpamvu umuntu nkuriya Sedar yanga basket wavuga ko yanga wayanga ukagaruka
ntabwo wayanga ngo ugaruke kandi afite n'akandi kazi kiwe akora ikindi ikintu wakibamo imyaka ingana kuriya ukaba wabwira umuntu ngo uracyanga ukabyemera we noneho hari respect rero uri kubura hari ikintu kiba cyaratumye utagera kuri icyo kibuga okay there's something nyine ibiri kubisinga kugira ngo icyo kintu cyuzuye urugero ruto nari nguhaye Sedasi twamubuza almost imyaka 2 adafite kipe wigeze umubona ku kibuga yaje kureba game nimwe si uko adakunda game niko mbitekereza kuko ntabwo yaba yanga ngo wamugane wayigarukemo there's something missing sibyo nibyo nandi ku defend yo ngingo nari kubwira ngo icyambere uri kwangisha abantu game uri kubyumva icya kabiri n'ubuzima bw'abo bantu ntabwo buri kugenda neza nawe ubwawe uri kwica game kuko ikintu cya mbere nababwira federasiyo ikintu cya mbere igomba gukora nimba umukinnyi ataka affording atashobora kuafodinga umunyamategeko have one afate percentage runaka no mu buzima busanzwe urabizi ko equipe no mu buzima busanzwe urabizi ko iyo umuntu adafite ubushobozi hari umunyamategeko buhari wakunganira mu gihe utagize ingingo yawe naho ngaho sintekereza ko kuko iyo nka institution iramufite wabo wa federasiyo utajya mu bibazo bindi nakubwiye ngo federasiyo ikintu cya mbere icuruza ni game uri kubyumva bungabunga ubuzima bw'iyo game bungabunga ubuzima bw'umukinnyi kuko nubura umukinnyi ntabwo uzabona game nabwiye kaje nawe ngadi umukinnyi ntagahoraho uri umukinnyi araza akagenda ariko game ntaho yajya game ntaho yajya basketball ntaho izajya kandi basketball ntizabaho hatariho abakinnyi bayikina umukinnyi ni crucial ni one of crucial detail igize umukino uri kubyumva so abakinnyi bacu ubushobozi bwabo ni buke uri kubyumva cyane cyane tuvuge babaroko kuko ngiye nkeka ko nabo twaba tugiye mu bintu byinshi ariko umukinnyi w'umuroko nkeka ko ari we twavuga ufite ubushobozi wavugira ku ruhande rwacu sibyo niba adafite ubushobozi hari nk'umujene nzi witwa Remy Imana izamfashe abone nk'ubushobozi ajye muri bino bintu niwe ufite kado ufite uriya mujene ukina muri rege ikiza nuko ari umunyamategeko nimba umukinnyi adashobora kubona umunyamategeko ngo ajye kudiringa contract ubundi kudiringa contract udafite n'umunyamategeko biri crazy none nko muri no basket yacu imeze gutya wowe federasiyo wagize umunyamategeko uzajya ufasha umukinnyi nibura amafaranga yo make amuhe 20% ya fast payment cyangwa sinzi ukuntu ariko nta wabyanga ndakubwiza ukuri nta wabyanga sinzi ukuntu ndi kubyumva ariko ibyo bimeze nko kuvuga no gukreba umuntu uzakurwanya kwiza amategeko ko kuri federasiyo ariko none se federasiyo kubera iki federasiyo ntabwo ari wishyura umukinnyi nimba atari wishyura umukinnyi uretse gato ngiye maze gusobanura byanze bikunze bisubira kuri federasiyo kuko niho umukinnyi ajya kurengera babikora iki ibirego byose twagiye twumva abajene batubwiraga ahangaha baba barabijyanye muri federasiyo si barabafashije iki ikintu wafashije umukinnyi wamushakira umunyamategeko uzamufasha ko byanga bikunda ntago azagaruka kuzana icyo kirego wamuhaye umunyamategeko aho ndabyumva kuri kote imwe ariko nibona natekereza umukinnyi hari eforo ye sibyo isabwa ko kontra zimeze nka kuriya biragoye ushaka kuko kontra uyigaho ntabwo bayiguha ngo uva hano usinya baguha kontra ukayigaho ugashaka umuntu ugufasha ntabwo abantu bose reka kuba ufite impano ubasha kumva ibyo kugira ngo ukore ntabwo ariko biguha n'ubumenyi byisumbuye ku bintu bigendanye n'amategeko ugashaka umuntu nk'uko nguko bivuze nk'uwo nguwo ashobora no kunganira undi akamwegera nk'umunyamategeko amubwira ati ko mfite kontra imeze gutya na gutya urayireba birakwiye nk'umukinnyi nkanjye uri kuri standard imeze gutya na gutya kuba nagera gutya kuko kontra ni ikintu mutual agreement unge nawe twumvikana ntabwo ari ikintu wowe untegeka usibye igihe habayeho desperation uko wari ubivuze umuntu ari desperate yo kubona ako kazi niho birangira umuntu bigenze gute bibaye gutyo kuvuga ngo akinira ubuntu agira gute kuko yemeye ko aza gukora kuko bivuze uti nk'abaroko niba umuntu akwiye kuvugira kuko niwe bigoye niba umaze ikipe yawe ya mbere kontra irangiye cyangwa bagusezereye uvuga uti ndakura ihakata hazindi ariko akazi gakutunze ka buri munsi akahita hazindi gufata bavuga dufite kontra hano uvuga uti bwama kontra ntaribi si kimwe nuko ubwiye ngo vayo ukine wenda tuzaguha kontra ukajya ukina prime kuko buri muntu ukora arahembwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko umuntu yakubwiye ngo kontra twese turayiko kontra itanga ereganuza umutekano itanga security none bavuga ati kontra ko gutsinda ni iki ati ni umwaka wuzuye
akavuga utapfa ubwo atari sezo mwana ukumva birumvikana ariko utazi iyo kontra irimo iki kizakubangamira kizakugora ukuvuga uti rero Ferwafa yakahaye okay yaro cyari igitekerezo ntabwo mvuze ngo ni ngombwa ko yashyira umunyamategeko okay ariko nabwo niyo yashyiraho ligo team iri aho ngaho ifasha abakinnyi kubigira amakontra kuko ni inyungu yego Ferwafa ni nk'umubyeyi iri kuri kote zombi igomba kurengera ekipe ikarengera n'umukinnyi nta n'umwe uhutajwe none se wowe wenda ngereka ndangiza igitekerezo cyanjye none nawe nkubaze urabitekereza gute uzi buriya ikintu cyatuma nuza tugira abaruko bakomeye ikintu cya mbere hari development ikindi kintu cya kabiri hari no kubungabunga ubuzima bw'umukinnyi uri kubyumva mwa bakinnyi mwe buriya ariko Moses ari binigeze kumbwira ngo muri football buriya ngo urasinya kuvuga ngo na penalty zaboneka n'injye uzayitera uri kubyumva avuga ati ngiye ngomba gukina iminota 10 mu gihe meze neza nta mvune mfite ngomba gukina iminota tuvuga iri hejuru ya 15 kuri game yose uri kubyumva muri football si bibamo kereka niba Moses yarambeshye kandi ntekereza ko n'abantu bandi wenda muri basketball sinzi nimba bishoboka ariko you have nyine ugomba kumenya uburyo contract yawe nimba umukoresha ya draftinze contract hari party yawe hari na party y'umukoresha uri kubyumva nyine gusinya ama contract nubwo ataba respectful ariko gerageza uri kubyumva gerageza abari kontra none se kubona basketball mu Rwanda kuntu bimeze kungu guhuza basket n'akazi biragoye urumva ntago bikimeze nka kera ngo ube wajya muri none se sezo yacu imara hafi amezi make nk'atandatu ngira ngo nayo mbanza atagera mu cyangwa 7 kuko ikipe itakinnye playoffs na amezi make nk'ubu mu kwa gatandatu nishobora kuba yaratangiye mu kwa mbere mu kwa kabiri urumva ukinye amezi make second leg igiye gutangira so nyuma yaho hantu uwo mukinnyi azabaho gute yarasinye contract imuhemba tuvuga 300,000 ku kwezi ayo mafaranga ntiwayakorera ngo usevinge na cya gihe kontra bizaba bitarimo usevinge cya gihe muri off season kandi muri off season ukeneye gym ukeneye individuals ukeneye nyine aba personal trainer ukeneye personal trainer uri kubyumva ayo mafaranga uzayakura hehe mu buzima bw'umukinnyi rero byose bizapfira muri za contract ubugiye gusayininga niho abantu birirwa bavuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda ntaho bagera arabahate sarakora arabigenza gute kandi byo nakubwiraga bya federation bizagaruka kuri federation kuko izajya gukora selection y'abakinnyi b'Abanyarwanda isanga nta numwe uri kuri calibre yo kuba yajya gukina muri equipe nationale ubwo ujya gushaka abanyamahanga bagusuzugura uhamagara bakanga kuza gukina so ngiye nkeka ko ibintu byose muri development ya basketball yacu mu Rwanda biracyari kuri federation oya nubundi biri kuri federation ko niyo bifite mu nshingano exactly biracyari kuri federation ushobora n'inshingano z'umukinnyi urazifata kuko ku munsi wa mbere n'uwa nyuma bizakugaruka ku mutwe wasoje kuri ako kantu wari uvuze ahantu wari uri nje ntekereza ko hari abanyamahanga bazi bafite amaklose muri contracts zabo ntabwo yabura nta kuntu umuntu yakuzana muri playoffs akwicaza aricyo kintu yakuzaniye akaba yakwemera kwicara aricyo kintu wamuzaniye swat uramuha amafaranga menshi avuga ati okay at the end of this contract tisubirirayo aho narindi ni nk'ikiraga uri buko umukinnyi waje muri Patriote Kendrick ni Kendrick ni Kenda agakina nta match nimwe champion yakinnye agakina game za nimba atari Rwanda Cup ni zino za Memorial bagahita bamwirukana uramwibuka ubwo uwo muntu kontra ye wayegeranya n'iya Kiza Chandelier iyo kontra wayigereranya iyo kontra muri make yaragiye gusinya muri Patriote wayigereranya niyo umupeti wundi w'umunyarwanda ntago wazigera urumva ibirimo clause zitangaje bashaka ko baramusabye bashaka ko niyo mpamvu kontra n'ubwumvikane kontra uryo tuyifata twumva ko ari nk'ikintu umuntu avuga ati we ukuntu mbitekereza ashobora kuba yarashizemo clause runaka nabo bagashiramo clause runaka ni wenda tuvuge ningira average ingana gutya nzagwa muri team yanyu ningira average ni munsi y'ingiyi bizahita birangira ariko nanjye ibintu twemeranyije
ugomba kubikora 100%. bariya bo babyumva vuba Uri kubyumva? ibyo byose barabafasha. None se twebwe wowe tubura ikintu iki? wavugaga Twebwe abakinnyi bacu b'Abanyarwanda tubura iki kugira ngo oya nimba ushobora kuzuza ibyo bintu by'umunyamahanga waje uretse gato ukamuriza n'amafaranga menshi atagira ingano atari bunarire no mu Rwanda atari buhindura n'ubuzima bw'umwana w'umunyarwanda n'umwe. Uri kubyumva? Atari bwishyure minervare ya muri umunawe no nothing, hostel urayimuhereza, byo kurya, imodoka imuzana kuri game kuri byose. Kubera iki udashobora kurespectinga contract y'umunyarwanda nkuko respectinze contract y'umunyamahanga? Ujye no kutwara n'ibifaranga byinshi mu gihugu bivuze ariko babishyira kuri equipe, bishyira ku ma equipe y'ubwayo. Ahubwo umva ikintu gihari uko kuntu ari akantu wavuze ko abakinnyi off season kandi basanzwe batunzwe na twa dukontra na za kontra nk'uko Ferwaba ivuga iti equipe iri eligible gukina muri division igomba kuba ifite umubare w'amafaranga angana gutya, igomba kuba yabasha kwishyura iki n'iki, nyine yabasha kwafodinga gutunga abakinnyi. Bakaba bavuga bati nta kipe yemerewe kuha abakinnyi cyangwa kuba nibiyemerewe kubafasha igice byita igice mu gihe ari muri sezo gusa, ahubwo inabafashe nyuma yaho, kuko n'ubundi umuntu niba ari umukinnyi wawe arakomeza kugeza igihe wakubwiye ati hari impamvu izi ni cyangwa umubwiye uti turatandukanye. Ariko niba habaho sezo gusa akari umuhembo mukazarindira sezo yindi ikurikira akiri umukinnyi wawe atagiye, ari wandi bavuga umuntu yongereye ibiro, bavuga ngo umuntu yasubiye inyuma, ariko mu gihe umuhembo unamukurikirana kuko abakiri mu kazi nta kari akazi kari active karimo aho ngaho, ariko still abakiri mu kazi kuko aracyari kuri kontra. Wenda ikaba yababwita ikasaba mu equipe iti mwese mujye mubaha amakontra ameze gutya. Wenda icyabaho kigoye ama equipe ntabwo abyumva kimwe, shavuga toke niba twamuhaga 500 dufite ubushobozi bwo gutanga 500 mu gihe muri sezo gusa, ariko nyuma amezi angaha akurikira yo kusoza umwaka cyangwa kongera kugeza ku yindi kontra ku yindi season ntabwo twayabona. Urumva aho nka equipe shavuga iti wabwo twamuha 300 kugira ngo tukomeze kugeza icyo gihe, ugasanga n'umukinnyi ashobora kwicara avuga ati aho kurya make y'igihe kirekire ntarya menshi y'igihe gitoya, akantunga muri icyo gihe. Turi mu minota ya nyuma kereka nuza na management nayo yo kwigisha nk'abakinnyi ko bagomba kwitwara. Abakinnyi bo bare sigiza na clinique, ariko nta clinique z'abakinnyi zirahari niba ari kuzibakoresha. Ngenda soma kuri yego ariko mbona bakora ibintu by'ubufundi, bakora kuri nuza zose, bakoresha media, bakoresha abacoach n'abakinnyi. Igerageza yigisha n'abakinnyi like kuko contract niho ubuzima bw'umukinnyi waba ushingiye. Ikindi kintu cyane sinekeza ko nakusha kwikunda, ikindi kintu kiza nakusha gukunda ubuzima bwawe. Ngenda gukunda kuko ndagukeneye nkuko nawe reka nkubita kandi kantu kanyuma kagiye gutangaza. Reka noneho niyo discussion ari dukoresha igihe gitsega. Kubera iki wemera ugasinya contract umukinnyi bari muri risk? Guhera kwanza ukijya muri gym ujye umenya ko ubuzima bwawe buri muri risk, sibyo? No mu kibuga no mu myitozo na hehe. Kubera icyo wemera gusinya contract itarimo ko bagomba kuguprovidingira insurance nishaka ibe mituelle de santé. Ntago basusi ntago ndashatse kubwira akavuga ni dukeneye no kuzamenya nka draft yamwe mu makontra ukuntu abameze. Nicyo kintu cya mbere team ibigomba kugukorera. Kubera icyo wemera gusinya contract itarimo insurance. Nabikubwiye nibyo bindi byo kubona umuntu ari desperate y'akazi. Ikindi biragoye, ntago twese dutekereza muri angle yo kuba umuntu badafite amafaranga babakene banyuma. None se reka nkubaze uribuka, dore nakunze kuguhereza urugero, nakunze kuguhereza urugero rw'umukinnyi witwa Sedari. Sedari twamubuze igihe kinini, kandi wabonye ukuntu ari gutera akagame keza cyane. Kigaragara cyo yakoraga, ndetse ko ngiye hari n'ama gym twajyaga dura muri gym mu mujyi inshuro nyinshi agiye gukora, ari gukora ama individual, gukora gym n'ibiki byose. Ukuye ko uri umukinnyi uri n'umusportif. Okay, reka nkubaze ikibazo kimwe. Ubukeka ko muri iyo myaka yose habuze timu imwegera? Ntago yabura rikishwa ko yaramuhaye ibyo atifuza, bitamushimishije muri kontra. Nimba uri kubona kontra yawe iri hasi y'ibintu utekereza kuko uri professionnel, kandi professionnel ifite iri hasi ya standard zawe, uri why? Erega kumisinga season imwe ntago ari ibintu bya hatari. Nibyo wabibaza umuntu we n'imvune ya season. Ahubwo oya utavunitse
oya n'urugero ngo hari umuntu ujya uvuga kumisinga season imwe ugakora hari umuntu ujya uvuga ngo ukuntu uvuga ngo iminsi 10 ngo wabimenye uri muri gereza utanga urwo rugero ariko oya nimba umukinnyi nka Sedari wanakinnye igihe kirekire ashobora kumisinga season ebyiri akaza ari kuri iriya level ni ikigaragaza yuko kumisinga season imwe udakina cyangwa season ebyiri ariko nk'umuntu ucyubaka don't lower expect nk'umuntu ucyubaka don't settle for less niko nabivuga wowe uzi ko ubuzima bwawe buri mu kaga reba nka Jideo umupeti witwa Jideo sinzi nimba mwibuka waje ahangaha yaravunitse arirwariza kandi iriya mvune ni danje bro kwirwariza ni timu ntabwo wavunitse uri kwikorera iki wavunitse uri mu kibuga n'impamvu timu hari zishobora kuba zibifata gutyo nuko avuga ati n'uri n'ubuzima bwe at the end of the day n'ubundi azivuza ariko uzivuza byo kugenda ariko ntuzivuza ibyo kuzasubira mu kibuga kwa kundi bavanga imvune zacu urababara hano ukavuga uti biraza gushira ukaryama ariko ugiye mu kibuga wabyumva ko bidashoboka kuryama rero ibyo uvuga niyo ibyo twavuze habayeho uwo muntu nk'umunyamategeko cyangwa timu yigira ama equipe federation yacu itagitegura amaklinike mbona bategura amaklinike y'abatoza abatoza se bo baragira banze ari n'abasifuzi gusa abatoza ntabwo zikunze ko baprofita aya ma competition manini yose yaje muri package yayo z'abakinnyi ukabahugura bakazana abantu bamenyereye ibintu nk'ibyo runaka bakahugura abakinnyi akakora kitabibaje kaje karushinzwe abakinnyi sumva biba bitakenewe ariko ubu ngubu logique hari ukuba wabaza kaje hari no kuba wabaza n'umuntu umwe hari ibibazo byinshi twibaza ahangaha aho tuba dukwiye kuzabaza ari uko duhuye n'umuntu uvuye muri Ferwafa by'umwihariko niba ari bo bagira ako kantu ko kuvuga assurance hari ikintu nicyo kintu cya mbere ahantu hose yego ushobora kwiyemera iyo kontra kubera ukeneye akazi ariko ubitekerejeho kabiri uvuga uti biri risky cyangwa mpa amafaranga menshi uvuga uti muyongo wawe nta assurance arimo sibyo nurwara uzirwarize ariko biragoye ko wakwirwariza ku muntu ukeneye cyane narahira ko wakoresha ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo recovery agaruke ntibibe kuba no ma equipe akomeye gusa kuko ngo ari afite ibishobozi cyangwa iki ahubwo nanuza na sinese n'uvunike muri equipe nationale niko bigenda ikintu mwijeje okay abakunzi ba Barazo ni ibitekerezo byo bitandukanye turi kuvuga ku buryo umukinnyi abayeho uburyo afatwa no mu kazi ikibazo mu kibuga ndetse ariko tuzakomeza tugerageze ibindi byiciro bizagenda biza tuzareba uko umufana cyangwa umunyamakuru afata uwo mukinnyi muri rusange ni hehe dukunda kubona badahabwa agaciro cyane mu kazi kabo ka buri munsi ni amanu agiye atandukanye amatopika agiye atandukanye tuganiraho nyine uyu munsi twavuga tuti umukinnyi yego byose umuntu asa n'uwabivuze ariko umukinnyi afatwa te mu gihe ari mu kazi na nyuma y'akazi tuzagerageza tugende tubyagura no tujya tugana n'abandi bantu bagiye bafite experience irenze ku yacu twe nk'abayireba nk'abayikurikirana ariko hari n'abandi bayibamo umunsi ku munsi nabo bayikoramo nk'akazi noneho urumva umuntu uyikoramo nk'akazi nawe hari ibyo yakubwira avuga ati impamvu wenda hari ibintu byinshi byo byose mwibaza kuva ino interview ya Nuza Kaje yabaye wamenye bijye bitandukanye ku buzima bw'abantu turashimira Kaje ariko yaduhaye like nyine ya mw'abantu mwe ntago dushobora gutera imbere hari ibintu tukiryamira tutashaka kuvuga uri kubyumva iyo ushaka gutera imbere ushira ibintu hanze iyo ushaka demo ibintu ukomeza kubiryamira ubiryamisha imvuna irata urabivuga kugira ngo nibinakosoka menye bikosore hari umubosi wicaye atazi ko icyo kibazo umukinnyi gifite team management bavuga ati dukeneye 500 okay niba duhembwa miliyoni 30 abakinnyi akaba arazitanze akaba azi ko ari ibyo ariko umukinnyi akaba avuze ati hari n'igihe tutabona amazi ku kibuga cyane kabisa ariko umuntu we hejuru akabazi so nk'ubu nguko Ntuza Kaje yabivuze yabihitinzo bigiye bitandukanye hari amakuru umwe mwagiye mumenya ari n'umukinnyi wicaga avuga ati nuwumva byibura umuntu avuze cya kibazo njya mu kubera iki so ku platform zero nicyo gihari nimba udashaka kubivuga uzaguma aho hantu mpaka uzakomeza bikubangamire nyine wihangane ikintu kivuzwe kijya ku mugaragaro abantu barakimenya bakagishakira igisubizo ikintu udashaka kukivuga uyu nyine uzastayinga ikivuze gitera na pressure ku muntu no kugikemura uzastayinga aho ngaho mpaka ubwo rero ndumva ari ingi rutayisi numva ari uyu munsi rero ngaho twagarukira tukazagaruka ubutaha Barazo ni nk'ibisanzwe
mukomeza ikipe yacu ariko mudukurikira tuyifurize gutwara igikombe by the way barebere kuri bagenzi bacu kuri ku Mavubi baragitwaye so ikindi gikombe kidutwaye dushaka bare mu Rwanda ziriya nzozi ni nziza dream big kandi birashoboka so far ukuntu ekipe imeze urebye muri ya conference ukuntu biri kugenda nta muntu expectingaga ko kwa kundi navuga twatsindira ama ekipe yose akomeye y'ibigugu kuriye buri wese yatangiye avuga ati shati no karito twayipejeje ariko nyine twese tugire mutu boostingemo ira confidence ituma twumva ko giye muri buze kuyicyura ahubwo muze kuyirata kubwo amahirwe make ariko nitwumve ko kuyirata ari byo mahirwe menshi kurusha kuyitsinda kuyisitara ko nkira match bakina Petro de Rwanda mara match bayibonaga ko turi wicyure ariko at what cost yahita cy'umuntu arakireba ariko nyine gukotana kandi yifashe n'ubundi ibendera ry'igihugu tubanze dukubite Dar City dukubite tunazamuka turanbite naho kugira to making sure ko basket muri East Africa ritwe iri ku mugongo batubuze bapfa kadusoreza ahangaha so ciao sawa